ikintu nabonye nakomeje gutekerezaho ni ukubona ndagomba kwivuga ni ukubona abana batagize ababyeyi nkamwe bagira umuco. Ariko naje kubibonera igisubizo ngira mama wacu we wagumye ino mu mwaka ushize kubera ko n'umubyeyi ni n'umubikira dukunda cyane mu muryango. Twamukoreye surprise tumushimira abana bamukomokaho benshi, tumubwira icyo tumubonamo, atubwira ijambo rikomeye ryambereye igisubizo cy'uko kuntu mumeze. Yaradusubije kubera ko uwo mubikira ni umukuzina wa mama. Iyi ni personal story numva nshaka gusharinga namwe. So mubyara mama yapfuye akiri muto cyane. Mama bisaba ko mama wari ufite imyaka 6 ajya kurerwa kwa nyina wabo. Nyina wabo nawe akimara kugerayo nawe yitaba Imana. So uwo mubikira tubwira ati biragoye kumva ahantu tuvana urukundo ko ntitwarutojwe kubura ababyeyi tukiri bato, ariko aza kuvuga ngo igisubizo yabiha nuko bonse amashereka meza. Numva aricyo gisobanuro umuntu yabiha.